wasanze uri he ku ntambwe ya kangahe? Hari imirimo ikwizera mu buzima bwawe? Wasanze hari? Faut être honnête avec Dieu. Wasanze hari? Duke? Amagambo kwizera niyo menshi. Deja muyagize menshi ni byiza. Nzi ko menshi ari amasengesho yo kwizera. Iriya ntambwe ya gatatu, les actes de foi. Imirimo yo mwanditse ibikorwa cyangwa imirimo? Imirimo yo kwizera. Impamvu abakristo benshi iyo ntambwe batayitera nuko biri mu cyo bita risque. Donc il y a quelque chose à risquer. Donc hariho risque. Hari icyo bigusaba. Uyu munsi tubaza kwibanda ku gice cya 11 cyose cy'abayoburayo. Nako tuza gufata ngo tujonjore. Niyo tuza kumva neza ibyo ari byo. Amen. Haleluya. Ibiro biratuzana mbere na mbere yo kwinjira mu gice cya 11 kivuga ku byerekeye intwari zo kwizera. Turaza tugaruke kandi kuri ya definition cyangwa bya bisobanuro ijambo ry'Imana ritanga ubwaryo ku byerekeye ijambo kwizera. Ayobora 11 murongo wa mbere. Aho niho tubanziriza. Mbere yo kuvuga intwari zo kwizera, babanza kuvuga kwizera cyari cyo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Amen. Urumva ari ikibazo. Reka dufate nuze ya Louis II uko yabivuze. Umviriza turaza gufata traduction ya Louis II tuyishyire mu kinyarwanda cyacu. OK? Umviriza. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ndaza gufata amagambo ya Louis II. Amen. Kuno mu cyongereza narebye, reka dufate Louis II. Amen. Kwizera, la foi est une ferme assurance. Sibyo? Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. Aho birahuye. Kumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. Aho rero tukwiye gushyiraho akantu mu byumvikane ngo c'est ngo batanze amagambo abiri y'ingenzi asobanura ijambo kwizera. Mbere na mbere, kwizera no kumenya neza udashidikanya. Une ferme assurance. Ibyiringirwa. Mu Mana hari ibintu Imana imbwira kwiringira. Ndabyiringira kandi ntabwo nshidikanya. Kugezaho nta butwari buraza. Kugezaho nta butwari buraza. Nugarukiraho ntiwite intwari yo kwizera. Eka da. Uzitwa intwari yo kwizera ryari? Ni mu gihe uzagenda kuri ririya jambo ya kabiri, démonstration. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Murabona? Kudemontra. Kugaragaza ibintu. Ukuri kw'ibintu. Aho niho hahagaze rero ubutwari rero. Kubera ko Imana isi ntiyibona. Nibyo yiringiza abantu ntago bibona n'amaso.
kugira ngo rero bibe demontre muri ubu buzima bw'abantu, kugira ngo isi ibonesha amaso ibitabonwa byayo, birasaba intwari zo kwizera. Kubera iki? Birasaba ya ntambwe ya gatatu, des actes de foi. Imirimo yo kwizera nituma Imana igaragara, none ibitaboneka byayo bikagaragara. None abantu bakavuga ati koko Yesu ni muzima. Amen. Imana yabo ni nzima. Aho rero bipfira ni hehe? Ni demonstration. Ntago tufite demonstration. Wanyumvise? Kubera ko iriya définition tuvuge ivuga ngo la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kwizera no kumenya udashidikanya ibyiringirwa. Biracari kashe, biracyahishwe. Wowe ntiwamenya jewe nima mfite assurance. Urayibona se? Wowe se urambona ko nashidikanya? Oya. Nanyi simibona muri wowe. Sibyo? Imana gusa niyo ibibona. Wayumvise? Kiriya cya mbere kibonwa n'Imana gusa. Ariko kugira ngo isi ibone ibiri muri wowe, wiringira. Amen. Wemera udashidikanya, birasaba démonstration. Démonstration rero birasaba des actes de foi. Imirimo yo kwizera. Twebwe rero tuguma mu bitaboneka, na niyo mpamvu tuguma muri amasengesho yo kwizera n'amagambo yo kwizera. Ibyo rero ntabwo bikonvenka isi. Kubera iki? Kuko intambwe ya gatatu satangaje toi, birakwangaje. Ni imirimo yo kwizera irakwangaje kugira ngo Imana rero iseruke. Mubuke kwa gatatu ni ishuri ryo kwizera. Imana ishimwe. Kugeza wanyumvise. Amen. Icyo abakristo babuze ku isi ntabwo ari amasengesho yo kwizera. Ndahamya ko benshi bayasenga kuko barizeye Imana, sibyo? Danyigisho z'umusingi by'ibanze d'urufatiro. Okay? Bandi nabagatera intambwe ya kabiri bakagira ukwatura kw'amagambo yo kwizera, bakatura ijambo ry'Imana, bagatura ibyo bizera. Ariko izo ntambwe ebyiri wowe ntago bikwangaja, usa naho urangaje Imana gusa ngo izirengera. Ariko intambwe ya gatatu rero na niyo Satani arwanya abantu. None nugupasa rero kuri acte de foi. Hano ntago niyo ndavuga les actes prophétiques, oya, les actes de foi. Turaza kubibona. Amen. Haleluya. Wenda nubwo tutaramugeraho muri wa rutonde rw'intwari zo kwizera, reka dufate ntuze ya Shadrach, Meshach, Abednego. Barabwira ko nibataramya iki? Ushanyo barajugunywa mu rutazima. Nako barajugunywa mu itanuru ry'umuriro. Bavuze iki? Ngo Imana yacu ibasha kudukiza uwo muriro. Umviriza ngo nubwo itadukiza, ndishobora gupfukamira ibishushanyo. Iryo jambo ngo niba itadukiza, hariya hambere bangaja Imana. Imana ibasha kudukiza iyo tanuru y'umuriro wa Nebukadinezari. Nubwo itadukiza, turi tayari kwinjira muri wo. Nibo ni intwari zo kwizera. Niyo mpamvu muri ya liste tuza kubona mu Heburayo 11 barimo Shadrach, Meshach, Abednego. Ngo bamwe kuko kwizera bajimije ubukana bw'umuriro. Twebwe rero tukwamira tugarukira zanamwe ebyiri, amasengesho yo kwizera n'amagambo yo kwizera. Ibyo sanotangaje pa, ibyo ururangaje Imana. Mana waravuze, ndabyizera, netinotangaje pa, ururangaje nde Imana, c'est tout.
ariko intambwe yo kwizera irakwangaja wowe, kuko ni ama acte de foi, ni imirimo yo kwizera ukwiye gukora. Amen, haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo imirimo yo kwizera irakuhagurutsa wowe mbere yo kwihagurutsa Imana. Uriya mupfakazi yagiye gutanga utwo yari afite twose wo kubaho. Iriya ni imirimo yo kwizera, parce qu'il n'a pas engagé Dieu, il s'est engagé. Ko yaravuze ati ku rukundo ngunda Imana no kunyizi nimbeshaho. Banyubise si risque yafashe, ni risque yafashe, kuko twebwe impamvu bitunanira turabara. Tse ni ntangi iki nzasigara niki, ejo nzarya iki, ejo nzamera nti. Bayumva aho niho rero uriya mupfakazi adutsindira benshi. Na nicyo Yesu yashatse gutanga nk'isomo, ngo bariya bose batanze basaguka, ariko uriya yatanze ibyo yari afite byo kubaho. Ça c'est l'acte de foi, ni murimo kwizera. Benshi ntabwo tugera kuri iyo level. Bayuzi bituma rero ya mirimo idemontra realite invisible y'Imana. Bivuga ngo Imana ni nzima, amagambo yayo nayo kuri. Amen. Ariko biri mu isi itaboneka. Ibyo rero kugira ngo bigaragare mu isi y'abantu ko Imana ari nzima, ko amagambo yayo ari ukuri, birasaba abantu babivanaho biri. Reka baho urugero. Imana n'ibyayo n'amasezerano n'iki byose twabigereranya nk'ubutunzi buri kuri etage ya nyuma, niho biri. Amen, haleluya. Hanyuma abantu bari kuri ground floor, kuri rez-de-chaussée, hariya hasi. Birasaba rero ascenseur, lift, elevator ivana aho biri ikabizana. Ibyo birasaba rero ubutwari. Igihe cyose biri muri etage yo hejuru, abari hasi ntibashobora kwemera ko bihari, ko nabyo babona. Birasaba ko ascenseur ijya kubimanura ikabizana, noneho bikahita bigaragara kuri ground floor, kuri rez-de-chaussée. Amen, noneho bakabyemera. Niyo définition rero y'Abayobora 11:1 ngo la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kwizera no kumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba. Hanyuma la foi démontre, kwizera kura démontra, demonstration yuko iby'Imana ari ukuri. Impamvu rero nta demonstration hari muri iki gihe cyane mu matorero ku isi, nuko twe turacyari muri za levels ebyiri. Amasengesho yo kwizera turayafite, no kwatura amagambo yo kwizera, ariko gupoza les actes de foi. Simvuga les actes prophétiques, les actes de foi. Ni wowe wiyangaja, sibyo, kuri iyo mirimo kugira ngo Imana ibonereho yigaragaze. Aho niho tutsindirwa rero. Niyo mpamvu rero nta demonstration ihari ya l'invisible de Dieu. Niyo mpamvu demonstration y'ibitabonwa by'Imana habuza abantu babigaragaza. Asasire babuza abantu bayizamura nyuma ikajya kumanura ibiri kuri etage yo hanyuma ikabizana kuri ground floor, rez-de-chaussée. Aho rero babibone, uzi ko ari byo. Cyo kibazo twibereye he twese kuri rez-de-chaussée, ground floor. Amen, amen. Mo problème. Niyo mpamvu babyita ngo ni level 00, niveau 00. Ground floor bayita niveau 00, niko babyita.
ushobora kuvuga rez-de-chaussée cyangwa niveau 00 cyangwa ground floor cyangwa level 00. Yasaba ko hagira rero sanseri izamuka ariya ikamanura. Ni ntambwe ya gatatu. Naho ubundi bizaherayo. Aho naza komeza batuka Imana bavuga ati Imana siri hehe mwe muvugana ibiki, kuko biri hariya byabuze umuntu w'imanura ibyayo bitaboneka, kuko habuze intwari zo kwizera. Bayibise ntabwo tugawa ko dafite amasengesho menshi yo kwizera, benshi barayafite. Ntabwo batugaya ko dafite amagambo menshi yo kwatura yo kwizera, ariko turagawa ko ibyo twizera nimba binahari ntabwo dutera intambwe yo gupoza des actes de foi yo gukora imirimo yo kwizera. Niyo bita la démonstration de ce qui est invisible. Voyez, donc Imana ni invisible, ntabwo tuyibona, sibyo, ariko iriho. Wowe rero wizera ko iriho kandi ibyayo urabizi ko ari ibyo kuri, uyigaragaze. Ntabwo uyigaragaza mu gusenga gusa wizera, mu kwatura amagambo yo kwizera bisaba ko gitera intambwe ya gatatu, poser des actes de foi. Amen. Rero Imana ntabwo itugaya ko dufite amasengesho menshi yo kwizera, arahari. Ntabwo itugaya ko dufite amagambo menshi yo kwatura, arahari. Ariko igihe cyose wowe usengera kwizera ukatura amagambo yo kwizera, tu n'engages que Dieu, ntabwo uriyangaje wowe. Imana rero itangira kubona kuri sérieux, itangira rero kwangaja ta personne, quitte à ce que baguseka nibitakunda, quitte à ce que bagukoba nibitakunda. Aho ni Imana ivuga ati uri sérieux rero, nanjye ndahagurutse. Haleluya. Iyo niyo problem ihari. Birumvikana ibintu biri he byayo kuri etage yo hejuru cyane iya nyuma, hanyuma tuwe turi he n'abandi bantu hasi, rez-de-chaussée, ground floor, habuze ascenseur ijya kubizana ikamanura bikaba démontrer ku bantu. Iyo rero ni bita intambwe ya gatatu yitwa imirimo yo kwizera. Iyo niyuze cyangwa nitari myinshi mu nzu y'Imana, kuko birasaba ko umuntu yiyangaja. Amen, haleluya. Mufata urugero gusa gwa Shadraka, Meshaki, Abedinego cyangwa uriya mupfakazi, murita mwumva icyo ari cyo acte de foi. Gadusome nuko turi buhere ku ntwari za mbere uko babitondekanije, ariko tubanze dusimbuke kuri ibi navuze, sibyo? Ubona bavuze. Amen. 34 Aburayo 11:34 no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukiza ubugingo umurimo ugurumana cyane. Niba bawujimije Shadraka, Meshaki, Abedinego, Daniel. Mwumva ko babavuze bari muri liste y'intwari zo kwizera. Amen. Twageze Daniel 3:16 Daniel 3:16 tugeze kuri 18. Shadraki, Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza n'amaboko yawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuziramya, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Amen. Mwabyumvise? Imana yacu ibasha kudukiza nugumaho. Aba bantu b'Imana bangajije Imana aho. Imana ibasha kudukiza. Ariko dore aho babereye intwari ngo nubwo itadukiza, sibyo, ntidushobora gukora ibyo uvuga, dusenge imana zawe n'igishushanyo.
aho rero iri sangaje, niyo mpamvu Imana tigeze bakoze isoni. Wabivuze igihe cyose ushaka kwiga kwizera ukwiye kubimenya yuko kwizera kuri muri izo nzego. Vuga ngo turasengana kwizera, turatura amagambo yo kwizera, ariko iyo turaho gusa twangaje Imana. Kandi urebe n'amasengesho kwa bameze. Mana waravuze ngo nuzadutererana uzari kumwe natwe no gutwanyura mu muriro urangaje Imana. Okay, atura rero mu bantu b'amagambo yo kwizera. Imana yanjye yaravuze, ntabwo izanterereza uri kumwe nanjye. Ntabwo uriyangaje, uracyangaja Imana. Ariko rero ukwiye gukora les actes de foi muri sens ibyo uravuga, kugira ngo icyo gihe biramutse bigize ingaruka nawe zikugereho. Nabaye urugero, ninkubwira ngo igihe cyose ushonje uzajya kuri ya resitora, murabyuka arabwiye jewe fagitire bazajya bayizana nzayishura, nta n'umwe yamunanira ko nuwe n'ukujya kurya gusa undi wazishura. Ariko nimvuga ni jewe n'umukoresha wawe, igihe cyose ushaka kurya uzajya ugenda hariya muri ya resitora urya icyo ushaka, hanyuma banzanire fagitire ye nzishura. Nako icya mbere wowe ugenda urye yewe nzishura. Icya kabiri wowe ugenda urye ariko ku mwisho w'ukwezi nzayakata, uzajya ugenda uko ushaka kuko birakwa bigufite ingaruka. Ibya mbere bifite ingaruka kuri shobuja, ibya kabiri bifite wewe ingaruka. Niyo mpamvu rero akajiro gake na fere kubera yuko ari ikintu kizakuvaho wowe. Rero iyo rero dusenga no kwizera tuba twangaje Imana, tuba duhaye fagitire Imana. Iyo tuvuga amagambo yo kwizera tukatura n'iki byose tuba duhaye fagitire Imana. Ariko iyo tugiye tugafata ibyo dufite nk'aho mukecuru tukabiha Imana, lasa nuzangaje. Wayibize iyo tubwire bikageneza uti ntago tuzapfukama ibishushanyo byawe, Imana yacu ibasha kudukiza itano n'umuriro, hanyuma ugahita uvuga naho Imana itadukiza. Ntago dushobora twebwe kugomera Imana mu gupfukamira igishushanyo no gusenga Imana zawe. Lasa rezangaje bemeye no guhara amagara yabo. Ni bangahe se bagenda kuri etape? Ntabwo ari benshi. Turaza kwibona hano ku ntwari zo kwizera, ntabwo ari benshi. Amen, haleluya. Kubera ko uvuga ngo ariko se ngo ni inkora ibi hanyuma ntibikunde, kubera ko bitinya, kuko isoni zaba kuri wowe. Wabibonye? Hawe niyo mpamvu bitinya ngo nzaba uwande. Voilà. Murabibona? Rero harageze ko tubimenya kugira ngo tuvane iby'Imana kuri etaje yo hejuru tubizane hasi abantu bayibone. Imana ishimwe. Alléluia. Ingabari bavuga ngo les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Gutanga impanuro n'amagambo uvuga, ariko ingaruka zizirengera uriya uraho impanuro. Voilà. Qui va payer les pots cassés? Ni byo tukwiye kumenya rero. Imana ishimwe. Ngo nubwo itadukiza ntabwo twapfukamira iyo Mana, izo mana zawe. Ntabwo twapfukamira igishushanyo cyawe cyangwa dusenge izo mana zawe. Haleluya. Twamenye ko kwizera Imana yatanze ibisobanuro bikubiyemo ibitekerezo bibiri. Icya mbere ni iki? Assurance. Amen. Kumenya udashidikanya ibiringwa ko bitazaba. Icya kabiri demonstration. Kugaragaza iby'Imana mu isi y'abantu. Iyo rero birasaba ubutware.
kuko bizaguma hatabonwa mu gihe hatazaboneka intwari. kuko Nebukadinezari yabonye Imana. Nuko bariya bagabo Shadraka, Meshaki, Abedenego ntabwo bakomeje kuba muri ya bindi ngo turazi neza turashidikanya ko tuzatabarwa. Baragize demonstration. Mbere yuko banabona Imana iza kubatabara, babanje kujya mu muriro. Twe turashaka ngo tubone Imana tutarakandagira mu muriro. None si Imana izigaragaza he? Wagize turashaka ngo Imana iseruke tutarakandagira mu muriro. Banzugemo, banzugere mu itanura, ni uzabona Yesu. Erega munyi ko turi mu bihe bikomeye. Yesu yavuze ngo mu gihe cyerezo ese igihe nzagaruka nzasanga kwizera mu isi. Buri yarabizi ko tuzaba twarangiritse kubera rationalisme, materialisme, kuyoborwa n'ibyo tubona. Imitwe yacu ikaba yarabaye yarubatskitse mu bwonko mu buryo kwizera bigorana. Mwabibise? Amen. Hallelujah. Turafata rero uwa mbere rero. Amen. Turafata Noa. Turebe mu ntwari zo kwizera. Tufate Noa. Murongo wa 7. Ega niba ari tukwiye kwigiraho. Kwizera niko kwatumye Noa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amen. Amen. Aje koza Noa ubutware bwe bwo kwizera kwe bwagaragaye ryari? Imana yamubwiye ngo abaze inkuge. Sibyo? Banyubise ku bintu deja atabona. Imvura, umuzure. Kubera iki? Kubera ko ari ubutware. Kuko kuva mu ngobyi ya Edeni, amen, kugeza kuri Noa nta mvura tubona. Kuko ubutaka bwamezwa na vapeur iva mu mutwe. Ariho aravuga umuzure kandi nta mvura. Bayibise arumvira kuko azi ko Imana itabeshya. Ngo aragwa ukiranuka gushwa no kwizera. Noa rero ni intwari kuko yashize mu bikorwa irisetangaje, kubera ko mu gihe cye baramurindikirizaga. Ati se uyu mugabo bitebye ngo ukinga umuzure ngo Imana izarimbura abantu, umuzure wahe? No, yari aravuga ibintu bitari muri langaje y'abantu, bitari bitekerezo. Niko biri tubwira. Iyo tugiye muri Petero baratubwira ko Noa ntabwo byamworoheye. Igihe cyose yari arubaka iriya nkuge. Ariya ku Petero wa mbere 3:18-20. 1 Pierre 3:18-20. Petero wa mbere 3:18-20. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduke muzima mu buryo bw'umwuka. Niwo wabwirije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu isi ya Noa inkuge ikibazwa. Muri yo bake barokotse, ndetse n'umunani bakijijwe y'amazi. Na n'ubu amazi murabyumva, kubera ko isi harokotse abantu 8 gusa. Nubwo abandi ibyo yavugaga, ibyo yakoraga, n'ibyo yabwiraga abantu babona ko ari ubusazi. None ese Noa mu kumvira Imana kujya kubaza ya nguge, hanyuma
akanavuga impamvu arabikora, byangaje Imana gusa cyangwa nawe parce que le ridicule est tombé sur lui, ko niwe basese, baramusetse. OK, Nowa yari yangajije, ntabwo yasenze gusa, ntabwo yatuye gusa amagambo yo kwizera, yarakoze imirimo yo kwizera. Ubwo yatabyizera ntiyari gukora biriya. Amen, haleluya. Noneho tugende kuri Aburahamu rero. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. 8. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye abo umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. Amen. Ubutwari bwa Aburahamu uretse igihe yatangaga Isaka, oya, agihamagarwa, hano ubutwari bwe bwaragaragaye ngo yaramuhamagaye ajya atazi yajya. Urazi umuntu kuguhamagara ukamumvira ukamukurikira utazi aho kuganisha, uriya ubutwari. Amen, uriya ubutwari. Kandi ngo biringiraga umurwa Imana ibabwira utubatswe n'abantu, ubatswe n'Imana, barabyiringira, barabyizera, bakurikira Imana. Uvuga ngo Aburahamu, Isaka, Yakobo, bariya les patriarches. None ngo kuko bari bafite uburyo gusubira aho bavuye, uburyo bari buhari, ariko barakomeje barayikurikira iyo Mana, batabonesha amaso iby'Imana irababwira. Nibyo bavuga hano, batubwira ko niyo mpamvu Aburahamu ni intwari y'ukwizera. Mbere yuko anabarwa ugukiranuka kubwo gutanga Isaka, ariko urabona ko mu guhamagarwa gusa yagaragaje ko ari intwari kwizera. Imana ishimwe. Amen, amen. Hanyuma nari biravugaga rero ku murongo wa 14-15. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Voilà, niyo basi. Iyo avuga ati ibi bintu Imana iratujyana mu ntibifudutse n'ibisobanutse, ngo bari kubona uburyo bwo gusubirayo. Ariko ils étaient poussés, hari imbaraga z'abasunikaga inexorablement, nubwo batabona neza, ariko kwizera kwatumye bakomeza, baragwa amasezerano. Imana ishimwe. Amen. Kuri 16. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Amen. Voilà. Hano turabona ubutware bwa Aburahamu, bien sûr na Sara ko bari kumwe. Hanyuma ubundi butwari bwa Aburahamu bukomeza kugaragara igihe Imana amubwiye ngo atambe Isaka. Mukurikira. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yabwiwe yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Amen. Numva ni ukuvuga ngo no gutamba Isaka byose byasunitswe n'ubutwari bwo kwizera.
kuko mu buryo bwa kimuntu nta kintu cyamwerekanaga ko uwo mwana ari bube igitambo cyo koswa holocaust, ashobora kongera kuba muzima. Iyo ni dimension irenze ya kimuntu. Yarizeye ko Imana itanga ubugingo, amen, ibasha no kubugarura iyo bwagiye. Imana yambwiye amasezerano kuri uyu mwana, nimivuze ngo mutambe, kandi Imana ntabwo ibeshya, ntiyivuguruza, amen, ifite n'ububasha bwo kumuzura. Niyo mpamvu rero Imana yamwise intwari yo kwizera, inshuti yayo, bimubarwaho nko gukiranuka. Eske Abrahamu tumubonamo risque? Yafashe risque? Bien sûr. Mubaza ko igihe yavaga mu gihugu cye no mu muryango we no mu nzu ya se akagenda, abaturanyi basonye gute? Yababwiye ngo kwagiye. Deja hano bavuze ngo ntago yarazaho, none se babwiye gute? Erega kugira ngo ukomprene amagambo y'Imana ukwiye kwishira muri context. None Abrahamu yasobanuye iki? Nimba yarababwiye ko Imana yamuhamagaye ariko ntazi iyajya, reaction yabo yari iyihe? Voilà. Il a été tourné en ridicule. Bavuze ati umugabo yasaze. Bayibise. Buriya ni ubutwari, niyo mpamvu yitwa intwari yo kwizera. Hanyuma igihe kigeze, iyo Mana nyine ikamubwira ngo tamba rero uwo mwana w'ikiniga wawe Isaka, gera umutambe nka holocaust, igitambo cyo koswa. Mubibaza yuko byari byoroshye? Na ubizi ko atanabwiye Sara ati Imana ibasha kumuzura, genda bizi. Ntawabimenya kuko ibyo ntabwo biri tubwira, ariko yarumviye uko yarazi neza ko Imana ibasha no kumuzura. Iyo ni intambwe ikomeye, niyo bita les actes de foi. Ntabwo Imana itwita intwari kuko dufite amasengesho menshi yo kwizera. Ntabwo Imana itwita intwari kuko dufite twatura amagambo menshi yo kwizera. Itwita intwari iyo dupoje des actes de foi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikabona risque ufata. Imana ishimwe. Turebe undi, Isaka 20. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yaragiye gupfa. Turi kuri Isaka. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob en vue des choses à venir. Bon, igihe Isaka yari hafi gupfa, agahita abwira Esawu agende kumuhigira amutekere aze amuhe umugisha. Hanyuma Yakobo akaba ariwe ajya mu cyimbo cya Esawu ayobowe na nyina, no umugisha wa Esawu kajya kuri Yakobo. Biravuga ngo kwizera niko kwatumye abaturaho biriya. Kubera iki? Ubutwari buri nuko yababwiye ibizaba nabaza bakomokaho. Nuvuga ngo yarababwiye ibi bintu mbabwiye nibyo bizaba. Murumva ko aho rero nabwo ari amasengesho kwizera, si no kwatura gusa ko kwizera, n'indi dimension kuko biramuangaja mu buryo Yakobo atari kuzavuga kera ngo wa musaza kumbi yarivugiraga. We ntabwo yavuze ngo avuga dore mbabwire ibizababaho, ndabahaye umugisha muri aya magambo kandi niko bizaba. Ubwo si ubutwari? Si ubutwari? Yangajije nde?
ubwe, kuko ntabwo bazaseka Imana, ahubwo bazaseka we yuko ibintu yavuze. Iyo aba uyu munsi tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Esawu, abantu ninde yayiguhinyurwa? Isaka. Wabyumvise? Ntabwo ari Imana bari guhinyura, ariko turavuga kuva igihe Isaka yatura imigisha kuri Yakobo, nuriya Esawu waje kuyisaba nyuma ngwete yarangiye ngo hasi ngo agasiga ukambi, sibyo? Akamubwira nawe ari amagambo, ariko kiriya gihe il s'engageait lui-même en tant que prophète de Dieu, nk'umuhanuzi w'Imana, le transmetteur de la bénédiction d'Abraham, uwo Imana yagutse kunyuzamo umuyoboro, ari umuyoboro w'imigisha Imana yabwiye Abrahamu izakomeza no ku rubyaro rwe. Amen. Do birangaje nde? Birangaje nde? Birangaje Imana cyangwa birangaje Isaka? Isaka. Kuko ntabwo yigeze ahinyuka, kuko uyu munsi turavuga Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntabwo tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Esawu. Il a engagé sa crédibilité, sa personne. Amen. Bon, yarazi ikiri kuri we ko yahamagariwe kuba le transmetteur, kuba uw'Imana inyuzamo ibyo yabwiye Aburahamu bigire no kuba bakomokaho. Biba bibisi. Hanyuma ukurikira Isaka nako Yakobo. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, asenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Amen. Namagambo tubona mu gitabo cy'Itangiriro, aho avuga ngo Yakobo aha mu busaza bwe ari hafi kurangiza urugendo 49, aravuga ngo muze hano mbabwire ibiza babaho, mbabwire ibiza babaho. 49 turasoma umurongo wa mbere gusa. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Voilà. Urabona? Yakobo ateranya abana be ko ari 12, arababwira ngo nimuze mbabwire ibizababaho n'abazabakomokaho. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. We ninde un être fini, amen, mortel, avuga ngo gira mbabwire ibizaho dans la suite des temps, ibinyegi gihumbi biri imbere azatakiriho. Ese ibyo yavubwiye buri mwana sibyo? Siko byabaye? Alors mu guhamagara abana be ngo babwire ibizaba abantu bazakomokaho, yangajije nde? Ubwe. Nimba yigira ijwi ry'Imana, amateka azamukoza isoni nimba ari byo yiha. Donc ari risque rero. Ari risque yafashe. Ntago mubyumva se? Amen. Haleluya. Dore umwami wacu Yesu, Petero na Yohana, mugende mbere ko mwinjira mu mugi mumugwa, murabona umugabo wikoreye ikibindi, mukurikire mubwire ngo twerekaho umwigisha asangira Pasika n'abigishwa be. Alors Jésus engagé qui? Son père ou lui-même? Yesu yarangije nde? Wenyine. Uko bagenda bagasanga nta gihari. Uwo mugabo ntawe. Byagenda gute? Mais Imana ntabwo ibuduhane turiho turiga. Alors iyo twiga rero on suppose tout. Nous toujours à toutes les hypothèses. Oui.
come on. Amen. Yesu aravuga ngo nimugende. Amen. Nimugera mu murwa mbere yo kwinjira murabona umugabo yikoreye mu bindi mukurikire mubwire ngo twerekaho umwigisha ari busangirire Pasika n'abigishwa. Iyo bagenda se bagasanga nabyo bakagaruka byagenda gute? Bari gutanga uvuga ati rero murabizi, bari gutangira kongorana mu matwi baturabizi ya ntabwo ari Mesiya. Twisurireyo. None aho Yesu yari yarangaje se uwo yita se cyangwa niwe yiyangajije? Niwe ubwe. C'est ça la foi. Ko niwe ntwari iruta izindi. Ko niho bari Aburahamu bose bakomoza ubutwari. Imana ishimwe. Murabona kugeza aho aba bose Imana yisi ntwari zo kwizera baranzweho n'ikintu cyabagize intwari. Ntabwo ari amasengesho gusa yo kwizera, ntabwo ari kwatura amagambo gusa yo kwizera, ni acte de foi. Kwiyangaja. Amen. Gufata risque. Turatinya rero les actes de foi kuko ça nous engage. Kwangaje undi biroroshye rega. Wayibise. Ariko kwiyangaje wowe ntabwo byoroshye. Bikomeye. Amen. Bikomeye. Atangira kwaze nibitakunda se nibigenda gutya nzakugwa n'isoni. Ndaza kubabwira niturangiza aho bipfira rero muri twe. Ku cyumweru twabonye ngo combattre les ennemis intérieurs, kurwanya abanzi b'imbere. Iyo ndaza kubabwira aho bipfira rero. Tufate indi minota 10 dutekereze kuri zintwari tumaze kumva mbere ko dukomeza kuzindi. Ko liste ntabwo irarangira. Amen. Abase bonyine tumaze kwiga ntacyo bakwigisha. Ntacyo bakwigisha. Hanyuma bitekerezeho kugira ngo ubashe kumenya niki usaba Imana iri bukore muri wowe, kugira ngo nawe ugere kuri ya ntambwe ya gatatu mu buzima bwawe. Uzajya ugira des occasions aho upoza les actes de foi. Imana ishimwe. Apana gusa kwangaje Imana nawe wiyangaje. Amen. Ati 10